ikinamico. Uraho mwana wanjye. Muraho mama. Kirabana. Uraho urakoma. Ubwo radiyo y'icyahoze ari Orenforo yatangizaga itorero Indamutsa mu mwaka w'1984 yakomeje kugira abakinnyi b'abahanga kandi bakunzwe ku buryo ubwamamare bwabo bwashinze imizi mu mitima y'abakunzi b'ikinamico. Muri urwo rwego tugiye kubagezaho amateka y'abakinnyi bakiniye mu itorero Indamutsa aho bubatse amateka atoroshye gusibangana mu ikinamico nyarwanda. Ndabasuje mwese tubanye muri iki kiganiro, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Turabona ko mudukurikira muri benshi kandi tunashimira abantu bose bakoze subscribe kuri iyi channel, tukaba tumaze kuba umuryango mugari w'ibihumbi birenga 5. Kandi tunasaba mwese muri gukurikira iki kiganiro tarakora subscribe ko mwakana kuri iryo jambo yanditseho subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho kandi bibagerereho ku gihe. Kandi nashimira ibitekerezo by'abakunzi bacu banyuza muri comment, tunababwira ko comment zanyu tuzisoma nubwo tudasubiza zose ariko tuba twazibonye. Muri urwo rwego twubahirije icyifuzo cya benshi bagiye badusaba kugira andi mazina hamwe namwe tutari twavuze mu kiganiro twakoze cyerekeranye n'abakinnyi bakinnye mu Ndamutsa. Kubw'iyo mpamvu twaba twabategura igice cya kabiri cyacyo. Igihe babateguriye ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bakinnye mu Ndamutsa twateguriye umukinnyi witwa Uwimana Consolata. Uwimana Consolata. Nkaba nkina amakinamico. Uwimana Consolata ni umubyeyi wubatse amateka akomeye ku bw'ubuhanga bwihariye no gukina ikinamico mu Rwanda. Ni umwe muri bake babirambye imyaka myinshi irenga 36. Consolata afite imyaka 59, afite abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Uyu mubyeyi udakunze kuvuga byinshi byerekeye ubuzima bwe bwite, gusa akunda kugaruka cyane ku buryo yirwanyeho kita ku muryango mu myaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Uwimana Consolata tangiye gukina ikinamico akiri mu mashuri abanza, abishyiramo imbaraga bidasanzwe mu mwaka w'1984 ko yaramaze kwinjira mu itorero Indamutsa ryahoze ari irya Orenforo. Natangiriye mu Ndamutsa za Orenforo, ubu ni RBA. Uyu mubyeyi yakinnye mu makinamico menshi, ariko iyo yamenyekanyemo cyane nawe yakinnye yitwa Bazirunge zange z'ibisogo. Nanjye nambera umubyeyi nzamubera umwana, ubundi se ndabyanga ngo mama zucye agaruka ndere. Yakinnye ari Bazirunge, umukobwa w'amahane wari warananiranye, wari warazengereje mukasi kandi yaba afite ibihumbi 2 akampa kimwe. Ubundi niba yanze tuzaruhanya sinkubeshye, nubona tutaruhanyije ngiye Bazirunge. Uwimana Consolata wabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, akomeje umwuga wo gukina n'andi makinamico aho bakina mu runana yitwa Nyiramarisa, umugore wa Stefano, muri Museke weya hakina ari Manyobwa. Ku mwanya wa kabiri twateguriye umukinnyi Mukarutabana Gaudensiana cyangwa se Mukarutabana Gaudence. Yarazwi mu ijwi rituje kandi rikurura abamwumva. Makinamico menshi vuga ari umukobwa ukundwa n'abasore kandi agakundira. Mukarutabana kandi yakinnye mu makinamico menshi ko yamenyekanyemo cyane ni yitwa Icyanzu cy'Imana, yakinnye yitwa Kunduhore. Be Kunduho karabo ntompishe bizo mwavugaga nabyumvise n'iki wera mfura ya data kugira rwose utanyizera. Ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi bakinnye mu Ndamutsa twategura uwitwa Nkuringoma Yohane Batista. Nkuringoma Yohane Batista amenyekanye mu makinamico atandukanye harimo nk'iyitwa Urwabya rwa Nyabyenda, yakinnye ari Nyabyenda, umugabo wagiraga amahane wirukanaga abagore bazize urwabya rwe. Namenye rwabya. Abandi rukanye babakora. Bishoboka rwose. Genda ujye iwanyu n'icyo washatse. Ku mwanya wa kane mu bakinnyi bakinnye mu Ndamutsa twabateguriye Mukampamira Stefania. Mukampamira Stefania ni umukinnyi watangiranye n'Indamutsa mu mwaka w'1984, yakinnye mu makinamico menshi atandukanye, ariko imwe mu zo yamenyekanyemo cyane ni iyitwa Ukabya kubenga iziko ntarigwaho arigwamo. Nta kintu numvaga mwanshakira. Ibyo by'abasore se kandi umeze ni
mwanya wa gatanu mu bakinnyi bakinnye mu ndamutsa hariho muri Zaboro Marie Antoinette. Muri Zaboro reba itorero narigiyemo ndi umukobwa riranshingira. yatangiye gukina amakinamico akiri umukobwa muto ko yatangiranaga n'indamutsa mu mwaka w'1984 Banaratangiye n'itorero indamutsa. Ni ibintu binshimisha cyane. aho yakinnye mu makinamico menshi. Akomeza kandi avuga ko kuba mu ndamutsa byamugiriye umumaro munini, ko byatumye yumva adashaje, ahora yumva ari umujene. Mu ndamutsa uhora uri umujene, uhora uri muto rwose, uri umwana muto. Ku mwanya wa gatandatu twateguriwe umukinnyi Ndamyabera Andrea. Ndamyabera Andrea yagiraga ijwi rituje kandi riryoheye amatwi. Yakinnye mu kinamico nyinshi n'imicyanzu cy'Imana bakunda kwita Uwera, aho yakinnye yitwa Mbanzamihigo, Twari wabukunze. Akina no mu yitwa Nabo si shyashya, aho yakinnye yitwa Mikayire se wa Bazirungi. Bazirungi bamukana ayo mazi nitere ntaricara. Nganazanye. Nuko. Ku mwanya wa karindwi twateguriye Mukandori Jemima. Mukandori Jemima yazwi cyane mu mwuga wo gukina ikinamico, aho yumvikanaga mu makinamico atandukanye, afite impano yo gutanga ubutumwa bubwira abantu mu buryo bunogeye amatwi. Yakinnye mu makinamico menshi, nk'iyamenyekanye cyane ni Nabo si shyashya, aho yakinnye ari mukase wa Mukagaju. Akunda Mukagaju nk'umwana we, ariko Mukagaju arangamurira umwana gito. akira maze uze kugura igitambaro urumva, kandi ntihagira udusaga kuguremo n'ikindi wifuza. Ku mwanya wa munani twateguriye umukinnyi Uwimana Yohani Petero. Uwimana Yohani Petero yari umukinnyi mu ndamutsa. Yatangiyemo akiri muto, ndamutsa zigitangira mu mwaka w'1984. Yari afite ijwi ryiza, rituje ndetse rinogeye amatwi y'abaryumva. Yari umuhanga ku buryo budasanzwe, ko yari azi gufata mu mutwe bitangaje nk'uko benshi bakinaga babisobanura. Ku mwanya wa 9 abakinnyi bakinnye mu ndamutsa za Orenforo hariho Ntamukunzi Yohani Baptiste. Ntamukunzi Yohani Baptiste yari umukinnyi w'umuhanga. Ubu yatangiye gukina akiri umusore muto, ko yatangiranaga n'indamutsa z'icyahoze ari Orenforo, amenyekanye mu makinamico menshi atandukanye. Nubwo yari yo mazina tubagejejeho, gusa urutonde rwo ni rurerure, hari benshi tutavuzeho, tuzabagarukaho utaha. Turashimira umuntu wese wafashe umwanya agakurikira iki kiganiro. Turabakunda, Imana ibarinde.